Reka anongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment. Reka nkubwire ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse rero n'amakuru yacu, n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buriko bukeye nuko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iyi si y'imyidagaduro. Amakuru rero ngufitiye muri uyu munsi n'amakuru menshi cyane, ariko reka tuyahere kuri iyi inkuru ivuga ko umuhanzi w'umunyamuziki nyine w'umunyarwanda Igitaramo Bruce wamenyekanye nka Bruce Melody yatangaje ko kuri album ye yise Sample yitegura gushyira hanze muri uyu mwaka, ngo hariho indirimbo yakoze mu rwego rwo kuzirikana umubyeyi we witabye Imana, yishyize rero mu mwanya wa mushiki we wari ukiri muto ubwo bagiraga ibyago byo kubura umubyeyi wabo. Uyu Bruce Melody rero ubwo yari ari mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika yaganiraga n'umunyamakuru witwa Jackson Mvunganyi, yavuze ko iyi album ngo izajya hanze muri uyu mwaka wa 2024 kandi agaruka ku rugendo rwagejeje ku kuba muri iki gihe ari we muhanzi ukomeye cyane, ndetse n'ibitaramo ari gutegura azakorana na Shaggy, ndetse bakaba bazataramira na hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munyamuziki rero yumvikanishije ko urugendo rwo rwa muzika rutari ruharuye nk'uko buri wese nyine yabyumvisha, ngo kuko rwabanjirijwe no kwandika indirimbo ubwo yarakiri mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, ahanini biturutse ku ndirimbo z'itsinda rya KGB yumvaga, ariko kandi avuga ko imiririmbire y'umuraperi Riderman yaje kuganza muri we, noneho atangira kwandika indirimbo yisunze ibihangano bya Riderman, ariko nabyo ntibyatinda muri we. Anavuga ko rero icyo gihe muri we yaratangiye kwiyumvamo umuziki, bituma rero atangira kujya gukorera Nyamirambo, ariko abura amafaranga yo kwishyura indirimbo, bituma ahitamo gutangira kwiga gukora production cyangwa se gutunganya indirimbo. Yavuze ko yagerageje kwikorera indirimbo, ariko yahisemo kubiharira aba producer abakiri bato. Uyu muhanzi rero umaze imyaka irenga 10 mu muziki, anavuga ko yagiye kwiga ibijyanye no gutunganya indirimbo, ariko ubwo yahuraga na producer Fazo ari we wamubwiye ko amubonamo ubushobozi bwo kuririmba. Ati rero niwe wambwiye ati muvandimwe ushobora kuririmba, ati ushobora gutangira urugendo rwawe rw'umuziki ukaba umuhanzi. Ntinaramubwiye ngo rero ndumva anshaka kwibera producer. Bruce Melody rero avuga ko icyo gihe yakoze indirimbo yise Tubivemo mu buryo bwo kugerageza, ariko bitewe n'uburyo yakiriwe byatumye arushaho kumva ko yakwinjira mu muziki yeruye. Avuga ko rero ngashingiye ku bitekerezo by'abantu yese akora indirimbo ya kabiri yise Telefone, abona abantu barayikunze cyane. Icyo gihe rero hari mu mwaka w'ibihumbi 2012, yibuka ko rero icyo gihe hari bitangazamakuru byinshi, ariko ko imbuga nkoranyambaga zari zitaracengera cyane mu bantu. Nyuma rero yavuze ko yahise ashyira hanze indirimbo Uzandabure, iba igihamya cy'uko akwiriye gukora umuziki, akereka ibyo gutunganyiriza iyi ndirimbo akabiharira abandi, akibera umuhanzi. Ati rero icyo cyabaye igihamya cy'uko noneho ndi umuhanzi muzima, ati nakiriwe neza, ati kandi buri wese yarambwiraga ngo ufite ijwi ryiza. Ati rero nta wavugaga ku bijyanye n'uko indirimbo yanjye ikoze. Uyu Bruce Melody rero avuga ko akora umuziki ajyanishije n'ibigezweho n'iby'abantu nyine bakunze, biri mu byatumye rero akora indirimbo zubakiye ku mudiho wa rock, afrobeat, amapiano n'izindi injyana. Kuri we rero avuga ko kwandika indirimbo bishingira ku kuba mu rugo iwe ahafite studio y'umuziki, no kuba akunze kujya cyane muri studio yifashisha piano akandika indirimbo zigiye zitandukanye, biri mu byatumye rero akora album yise Sample yitegura gushyira hanze muri uyu mwaka. Yavuze ko rero kuri album ye hariho indirimbo yitwa Narinzi ko uzagaruka. Iyi rero akaba yarayihimbiye umubyeyi we cyangwa se mama we umubyara wanitabye Imana. Uyu muhanzi rero asobanura ko yandika iyi ndirimbo yishyize mu mwanya wa mushiki we wari ukiri muto ubwo umubyeyi wabo yitabaga Imana. Ati nashyize rero mu mwanya nishyize mu mwanya we, ndavuga nti natekerezaga ko uzagaruka. Ati rero nakoze indirimbo zitanga ibyishimo, ni indirimbo zo kubyina. Ati nakoze n'indirimbo ku butumwa n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ati nubwo rero ari kwitegura gushyira hanze album, avuga ko amaze iminsi mu biganiro na Shaggy biganisha ku bitaramo bashaka gukorera i Burayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na hano mu Rwanda. Komeza agira ati rero turi gutegura ibitaramo we na Shaggy nyine, ati twabyita ko
ari ibitaramo bizenguruka isi kubera ko tuzajya mu Burayi, hano muri Amerika, ati tuzanajya no mu karere k'Afrika y'Uburasirazuba. Mu rugo rero mu Rwanda, ati muri rusange uyu mwaka ni wo guhura n'abafana banjye hano rwose mu gihugu cy'u Rwanda. Ati bizaba rero bibaye ku nshuro ya kabiri aho Shaggy azaba ataramiye i Kigali, kuko ahaheruka muri 2008 mu bitaramo byari byateguwe na sosiyete ya MTN yaririmbyemo. Olivier Richard rero we wamenyekanye ku izina nka Shaggy aherutse gutangaza ko kuva muri 2008 ataramiye mu Rwanda ngahafata nk'ahantu heza yageze mu rugendo rwe rw'ubuzima, ngo kandi akangurira abatuye isi kuhagera ngo bakaba abahamya by'ibyo yabonye. Abikubira mu ijambo rimwe rero akavuga ko ngari urwibutso afite ku mutima nyuma y'imyaka 15. N'umwe rero mu bahanzi bibikomerezwa ku isi bagiye bashyira itafari ku rugendo rw'abandi bahanzi bagiye batandukanye, byanatumye rero yiyemeza gukorana na Bruce Melody. Uyu Shaggy rero yavuze ko kuva yava mu gihugu cy'u Rwanda ahabwira buri wese nk'ahantu heza yageze mu buzima bwe. Ati nageze mu Rwanda, ati kandi nzabikangurira buri wese kugera muri kiriya gihugu. Ati cyo nabwira buri wese, ati mpazi nk'ahantu hasa neza cyane. Uyu munyamuziki rero wamamaye mu ndirimbo zinyuranye zirimo Bombastic, yavuze ko yanyuzwe n'uburyo imihanda ya Kigali isa neza n'uburyo buri kimwe kiri ku murongo. Yavuze ko rero yagiye mu bihugu bigiye bitandukanye byo mu karere k'Afrika y'Iburasirazuba, ariko ko nta gihugu yabonye cyaruta igihugu cy'u Rwanda. Uyu Shaggy rero ari mu bahanzi bamaze igihe kinini mu muziki, kandi izina rye ryatangiye guhabwa amaso nyuma cyo gusohora indirimbo It Wasn't Me yabiciye bigacika mu bihugu bigiye bitandukanye kuri iyi si. Anazwi cyane rero mu ndirimbo zirimo nka Bombastic and the Summertime, Carolina, Angel n'izindi. Yaramaze rero igihe atumvikana cyane mu bitangazamakuru by'i Kigali, ariko kuri ubu ngubu Bruce Melody nawe akaba yatumye uyu muhanzi yongera kuvugwa. Reka amakuru yacu tuyakomereza kuri inkuru ivuga ko umwe mu baraperi bakunzwe ku isi Lil Wayne ari umwe mu byamamare byishimira kandi biterwa ishema no kugaragaza abana be, cyane ko ahamya ko basobanuye byose ku buzima bwe, kandi aba bana be bagera kuri 4 buri wese akaba afite nyina uyu umubyara. Uyu muraperi rero afite abana 4, umukobwa umwe n'abahungu 3, bose rero babyaranye n'abagore bagiye batandukanye nabo byamamare mu ngeri zigiye zitandukanye. Uyu Lil Wayne rero akora ibishoboka byose akereka abana be urukundo, akabasohokana mu mikino n'ibitaramo bigiye bitandukanye kandi bikomeye, akabashyira ku mbuga nkoranyambaga ze ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu mwaka rero ushize nibwo uyu Lil Wayne yatangaje ko nubwo adafite se bikaba binagoye gukorera abandi ibintu wowe utigeze ukorerwa. Ati we rero akora uko ushoboye ngo ashyira abana be imbere y'ibintu byose, kandi ashyigikira abagore bose bamubyariye abana ngo kuko ari abantu bakomeye cyane. Afite umwana wa mbere witwa Regina Kariteri. Uyu we rero akaba afite imyaka 25 y'amavuko, ni imfura ya Lil Wayne n'uwahoze ari umukunzi we Johnson. Bibarutse ku ya 29 Ugushyingo muri 1998. Ubwo rero uyu muraperi yari afite imyaka igera kuri 16. Aba bombi bashyingiranwe muri 2004, ariko baza gutandukana nyuma y'imyaka 2 gusa. Uyu Regan rero yize muri kaminuza ya Clark Atlanta, nyuma aza kuba umunyamideli rwiyemezamirimo. Nyuma rero abihuza no gukora kuri televiziyo ndetse no gukina filime zigiye zitandukanye. Afite rero n'undi witwa Dwayne Michael Kariteri wa gatatu. Ku ya 22 Ukwakira 2008 nibwo Lil Wayne n'umunyamakuru wa radio Vivani bakiriye umwana w'umuhungu bakamwita Dwayne. Umuhungu wa mbere rero w'uyu muraperi yitiriwe amazina ya sekuru ndetse ahabwa akabyiniro ka Lil Itune. Nyuma yo kuvuka kwa Dwayne rero Lil Wayne yabwiye Powerhouse ko yafashije Vivani n'abaganga mu ivuka ry'uyu mwana, ashimangira ko rero ari we kintu cyiza cyamubayeho nyuma y'umukobwa we w'imfura. Afite rero n'undi mwana yise Cameron Kariteri, umuhungu wa kabiri rero akaba umwana wa gatatu wa Lil Wayne
Wayne yabonye izuba ku itariki ya 9 Nzeri 2009 avukira muri Los Angeles. Nyina rero akaba ari umukinnyi wa filime London yakundanye na Lil Wayne kugeza igihe Cameron avukiye, hanyuma ahita akundana n'undi muraperi wiswe Nipsey Hussle witabye Imana. Afite rero undi mwana witwa Nelly Carter. Uyu muhungu we rero muto we yakaba yaravutse ku itariki ya 30 Gushyingo 2009 nyuma y'amezi 2 gusa mukuru rero wa Cameron avutse. Nyina wa Nelly rero n'umuhanzikazi uririmba mu njyana ya R&B. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Diamond Platnumz ngo yakuye Harmonize ku marembo ya gereza. Uyu muhanzi rero akaba n'umunyamakuru wa Wasafi Baba Levo yatangaje ko yamaze kubabarira Harmonize uheruka kumukubitira Dar es Salaam bigizwemo uruhare na Diamond Platnumz wabunze nk'abantu b'abagabo akabuza Baba Levo gukomeza kurega Harmonize mu nkiko. Reka amakuru yacu twe tubafitiye aka kanya rero tuyasoreze ahangaha. Nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment ari bwo bwambere dusuye. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho uko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.